bwana Fisi Yes. ibi bintu na twari twabivuzeho twabivuzeho sake ubu tuvugana na ndetse na Goma tuvuga yuko Wazalendo zatangaje ko ku itariki 5 bazagira gute bazaza kwataka nanjye ndababwira ati M23 nitaza kubahiriza ibi bintu bikurikira ngiye kuvuga nanabwiye yuko hejuru akanyarucinya ku misozi ya Zamutaho sanujya muri Parike Nationale ya Virunga harimo ikibazo cya FDLR hirya gato ya za Nyiragongo mu Kirunga naho harimo FDLR nyinshi cyane nari twavuze yuko kino kibazo bagomba kugira gute kugikemura none ibi bibaye ngaye ngo noneho rero Pacific ndakumva cyane Kinshasa bagiye babona kuri radar zabo drone bari bohereje bayiburira irengero iyi drone yari yabanje kuza ariko nk'ikimenyetso cyo kurasa ndetse noneho no kugira utundi tuntu yikorera twayo ariko ibiyibayeho hano muri Sake ndetse n'ibikurikiyeho nyuma y'iyo drone nakasa mutwe ibintu bibaye bibi cyane urugamba rurahindutse mwabantu mw'ibintu ntago byoroshye kabisa ubu tuvugana rero mu basirikare bashya ba M23 hagaragayemo abazungu hagaragayemo abazungu mu basirikare bashyashya b'intare za Sarambwe ndaje tubigarukeho hanyuma rero bwana Fisi ubu tuvugana mama 23 irongeye tunguye Kinshasa iboherereje abandi basirikare 5000 bari bafitwe na mama 23 ibintu bitakekwaga yuko bari banahari hano muri Goma ubundi dore tubwinga intare za Sarambwe hari abo zivuna zikavunira mu mavi zikajya kubavura izindi zikabafunga abandi bakabafunga yewe ubwo baba batikiriye ku rugamba bangana ubwo niba barafunze 5,000 abo barituye ku munsi bamaze Kongo bizajiduka nta musirikari n'umwe gifite oya none se ko bari bafite 1000 bigeze muri za magana ni na za magana ngahe ubu tuvuga nasigaye bangahe ngayo ngukorera hanyuma rero mu yandi makuru iwarikari na za Gisangane hari ibintu bidasanzwe byahabaye ariko bitari kuvugwaho rumwe n'aba bangaba banyirabyo babikorewe M23 birakekwa ko yaba yongeye kubombarira andi mabombe Igisangane bikaba ari byo byababaje Kinshasa ndetse bijyanye n'izo drone zahagurutse zikaburirwa irengero kuri radar ubwo byose urabifite turaje tuvuga akantu ko kandi sibyo gusa nanone muri hano ariko ugoma ndumva twa tuyivuze ko FDLR hari FDLR zahatatse cyane za FDLR ziri kumwe na Wazalendo ariko arakuntu mukanya mbonye ha muntu uri kuvuga ngo M23 ngari gusuzuma ibitwaro ngo byaki ngo byamusada ngo birasakura none se kajya kubisuzumira hariya yabisuzumiye za Rumangabo so bakorera imyitozo turaje tubigarukeho nuko none rero nanone reka nkubwire ngo ahangaha muri Masisi ubwo naho bita muri Nyamaboko ugahita werekeza muri Kazinga ahangaha iyo uhafite hari uduce uburi kureba neza ubu ufite neza 100% ibi byose turaje tukubwire se utwo duce nutuhe ese no kubera iki ahangaha muri Kazinga ya Nyamaboko ibintu ari hatari bikomeje ndababwiye ngo abereye icyitwa urugamba tujye kuza tubabwira ese uru rugamba rutangijwe n'iki ese kubera iki gute byifashe bite byose nta na kimwe turi busige inyuma niko bimeze hanyuma ari bwa bimeze reka tureke gutinda turambura amakuru yacu reka turambura amakuru reka banze badukorere like mudukandire kuri like nyaboneka ni by'agaciro kubana namwe mwaradukandiye kuri like ndetse na subscribe hanyuma duhere Igoma rero Igoma ibintu bihinduye isura ariko ntago ari Igoma mu mujyi ni hafi na za Kanyarucinya na za Mutaho nano za Mugunga ni mu bice werekeza muri za Nyiragongo ahanini muri makera bwana Fisi aya makuru ndagira ngo subwa mbere tutakozeho twabanje gutabariza abaturage batuye muri birabice mbabwira ngo no gutunga telefone ni ikibazo nta muturage wari wemerewe gutunga telefone ariko si kubw'ubushake bw'intare za Sarambwe ahubwo ni kubw'ibisambo n'ibisahuzi by'ama FDLR n'abakorana nazo bari bahatuye nta muntu wari wemerewe korora gahene nta muntu wazana inkangi iharare iyo uguzaga kwavu barara babimenye wateka kanyama inkono ntubukiriye urumva muri birabice barabisahura M23 rero subwa mbere wenda navuga ko yari gukorera ama operation pe isanzwe yahakorera ariko kwishuro byari byabanze mu nda ba FDL bavuga ati rwose tugomba kwataka twatanze tariki 5 none zararenze aho ati ko nubwo tugeze ku 8 ntibikuyeho ko tutagira gute tutakataka n'ubundi hari bundi bari bakiri kwitegura
bari bakiri kwitegura hanga ndetse imyiteguro yabo ikaba yari iri kubera hano mu mihezura za Kanyarucinya no muri Nyiragongo no muri kino kirunga cya Nyiragongo ahangaha. Ariko sinzi impamvu ubundi ahantu M23 izi neza ko barabizi ko bahari ntabwo nzi impamvu itajyayo batajyayo kujyayo banajyayo ahubwo ikibazo ntibashira sinzi ntawamenya ntibajya bashira M23 ntabwo bwa mbere yinjiye ara ku misozi za Kanyarucinya mu misozi za Mutaho ijya gukora mama operation. Gusa ikibazo gihari aba bantu wibuke kari za kavukire zaho ntu bahazi neza cyane kurusha uko M23 bamwe na bamwe bahazi ni mu mashyamba binjiramo bakabana kubakama amazu ndetse n'indake ukaba utamenya ngo ziri hehe no muri kiriya kirunga bajyamo noneho ndani bagiye bafite utuntu noneho mu buryo butunguranye ukuntu bajyamo mu buryo butunguranye wibuke ko bari kumwe n'abazungu kandi bano bazungu ku bintu bijyanye n'indake papa bararenze barubaka barazubaka indake ku buryo kibaza bagasegura umusozi wose bakawukuramo amazu bagashyiramo n'amaetaje bagashyiramo n'amanivo amaetaje munsi y'ubutaka none se ibyo n'ujyo ubibona niko biba bimeze ariko niko biba bimeze none ubu tuvugana rero mama 23 ijya gukora operation ikashakisha igahemba babaye ndake tukiri kuri aba bagabo bateye hano ubundi gahunda yari bazanye ni iyihe gufata Goma nyine gahunda bari ntago kwari ugufata Goma no kugira gute ubwo niba kutari ugufata Goma ahubwo bari bakeneye ubufasha bwo support bari bemerewe baje gusuzuma imbaraga zihari z'ubwirinzi bwo kwinjira uburinzi nyine bwo kurinda ko hari umwanzi wakinjira muri Goma sebura no gusuzumara nicyo baje gukora kuko urebye uburyo batatse n'uburyo bajemo baje ndetse no kumanywa y'ihanga baje kumanywa y'ihangu ikindi ntago baje ari benshi cyane ikindi ntago bazanye bya bibunda bya kasamutwe ahubwo banza bari baje gupima bari baje gupima kuko ngewe numvishije abaduha makuru ndetse n'abandi bagiye basesengura nkiri kushakisha makuru neza kuri ibi ngibi nsanga bari baje gupima uburyo ki umutekano hari uhagaze n'imbaraga zihari zose ariko bitavuze ko babonye amahirwe y'ubufasha bwa Kinshasa batahita bakomeza urugamba babonye byoro ndetse no kugira ngo barebe ese nituramuka twatakiye bazaturuka hehe abasirikare ba M23 bazaturuka mu cyerekezo tuzarwana gute ibi bigabo n'ibihanga birategura mwabana FDR se ntibazizi FDR nega nacyo ni gisirikare FDR nacyo wibuke ko FDR cyahoze ari igisirikare cy'u Rwanda kuza gusuzuma bapfa mwana ariko se cyari igisirikare cy'ubundi cy'u Rwanda cyahabyarimana cyari igisirikare cy'u Rwanda kandi iki gisirikare nacyo cyarindwaga mu bimwe icyo gihe cyacyo ngayo nguko rero cyari kibi cyane kuko hari ibikorwa byagiye gikora hanyuma ari bwana Fils nubwo bimeze bityo ureka wenda tuzoze kwiza ingingo ibi bintu si ubwa mbere tubivuga cyena nababwiye ati hari muri Goma hano muri Goma abantu batuye Goma mwigengesere kuko Mutaho hanuze rwose none uno muri Nyiragongo habereye urugamba hafi naho bita Mugunga gatse Mugunga hanga naho rero habereye urugamba rukomeye cyane bundi bateye ahantu habiri nubwo nabonye bakomeza bavuga ngo M23 ari gusuzuma intwaro zayo ariko ntago ari gusuzuma intwaro ntago intwaro bazisuzuma amasaha n'amasaha intwaro bazisuzuma igihe gitoya cyane kandi bararasa bakabanza bakanamenyesha abaturage bakabahumuriza none nta kubahumuriza kwabayeho bivuze ngo bari batatswe ahubwo bashatse guhangana nabyo kugira ngo babikemure mu maguru mashyashya muri Nyiragongo rero naho urugamba rwari rubi cyane ibi byose bibaye nyuma yuko uriya ku munsi w'ejo aho bita Mushaki naho hari hagabwe ibitero ni hafi na za Sake n'ubundi bari bahagabye ibitero bikaze cyane mama 23 rero ibi bintu byose iri guhangana nabyo kandi mu by'ukuri ibibazo bakabaye barabikemuye na mbere cyaba FDR ariko nanone wenda sitwagira bafite izindi impamvu zabo ku ruhande zatumye batabikora neza nkuko bagombaga kubigenza cyangwa se barabikoze mu bundi buryo hari izindi gahunda bafite zindi twe tutazi reka twigire mu yandi makuru hanyuma rero bwana Fils kumvise uvuga ibintu byo muri Kivu y'Amajyepfo ngo bimeze bite muri Kivu y'Amajyepfo se ari ubwo nahavuzera navuze ahubwo muri Masisi ni muri Kivu y'Amajyaruguru ntari bikira yubaza muri Kivu y'Amajyaruguru hariyo amakuru abiri ubwo na makuru abiri si ubwo cyangwa amakuru ebyiri ntago ari ebyiri hariho ingingo ebyiri z'amakuru urakoze cyane hariyo ingingo ebyiri
zigira tuti hano reka tubanze duhere ahangaha muri Nyamaboko ahangaha ni ukuvuga ngo ni Masisi, Nyamaboko, Kazinga na Kazinga. ni ukuvuga ngo Kazinga iri muri Nyamaboko na Nyamaboko ikaba muri Masisi. Wabyumvishije? Nabyumvishije. Noneho rero ahangaha hari kubera icyitwa mu Rwanda ubu n'aya masaha tuvugana n'uyu ndetse na nimugoroba na nijoro yewe iyi mirwano ishobora gukomeza bitewe n'iki. Ahangaha ni M23 iri kurwana kugira ngo iyifate iyi Kazinga yose. Gute rero aba nabo bari kurwana kugira ngo batabavanamo. Yego. Kubera yuko iyi Kazinga iyo umuntu ayifite aba ari gukontorora utu duce twa Ruki ndetse n'agace kitwa Mahama. Mahanga. Nimba ari Mahama bashobora kuba banyandikiye nabi. Ariko ni hagati ni Mahanga cyangwa Mahama hamwe iryo zina nuko. Noneho bamwe bari kudefanda ngo kugira ngo bagumane aha hantu kuko iyo uhari uwaba wese aje kwataka hano muri Ruki ndetse n'Amahama uwo wese waba umufite neza ufite iyi Kazinga bose ubafite nta mwanzi n'umwe wakigera agira gute yinjiramo. Iyo niyo mpamvu nyamukuru bari kurwanira iyi Kazinga imeze nkaho bashyira ibirindiro nyine ibirindiro by'igisirikare nkuko bashyira defense ikomeye cyane. M23 rero nikiri gushaka abandi nabo bari kurwana kugira ngo bataza kuza kuhabambura. Ibi rero biri kuberamo intambara ikomeye yakasa mutwe. Shacha kureka nkubwire buriya nge ninzajya mbona umusirikare nzajya mukurira ingofero. Uyu musirikare wese nuwo kubakwa nkurikije ibyo ndi kubonera hanga kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nzajya mbona umusirikare ndi kwigenera mvuga ati rwose kabisa pe kuba umusirikare hari ibyo mwakoze kugira ngo ubundi se nge nigeze mbanga. Sinigeze mbanga ariko ntago nge ibyo bakora nabishobora pe. Nyine nge nahunga kwako numva bitandimo. Nyine bivuze nukunda igisirikare ariko urabakunda. Ndabakunda pe. Ariko ntukunda ko kibamo. Ntago nagishobora. Urumva rero ko dutandukanye. Kuko ngemba numva ewana ubundi bwakabari bwo buzima bwanjye. Nuko rero tukiri hano rero wenda tuhavire rimwe duhita ko tuza kwerekeza mu Burundi. Numvishura kuvuga ibintu by'ibitsina mu Burundi. Wa mugabo we byira bintu rero ngenda nobo ndaza kubivuga we ntago nabyumvishije neza ngo mbimenye cyane kubivuga ariko bira bintu biracanganye. Sinzi uraza kumbwira ubwo nimba biri muri buravuga kimba. Noneho rero hano muri Sake rero muri Sake ni ukuvuga ngo twabivuze mu makuru y'icamake. Yego. Sake Kinshasa bohereje drone urumva drone iza kuza ije hano muri Sake. Iri mugiye iri guhatu yarije kuharasa mugiye iri gutunguka ngiharase ebwana abari bari kwikorana buhanga rya M23 bahita babona kuri screen zabo radari iberetse yuko hari ikibazi. Abana nabo bahita bakominikana ati turatatswe mu cyerekezo iki niki kandi mu buryo bwo hejuru mugire kutuntu twanyu namwe mwikorera barabuye nyine nkuko bavuga. Ewana iki drone bagihanuye rimwe gusa nta n'uwanamenye n'irengero ryacyo. Kinshasa babonye ku screen yabo babona tayari kiburi wirengero. Bati ya drone igiye barayibura Nawundi ari kwa rukundo. Noneho rero uzi cyakurikiyeho yewe we yari nk'amarenga bari babohereje. Icyakurikiyeho haje amabatayo n'amabatayo y'aba FRDC aba FDLR aba Wazalendo aba bafashije bose mu ntana tayari ubu hano muri Sake imirwano imeze nabi cyane. Imeze nabi ariko ubu tuvugana urusasu n'urusasu abasasu amasasu ari gusenya amazu y'abaturage. Abaturage bamaze ko biryamira munsi hasi ku butaka bari kwikinga bavuga ati noneho turapfuye Isiraheli. Baje munsi y'ibitanda ahantu hose babona ubwihisho kubera urusaku ruri gucuranga wagira ngo
urusaku rw'imbunda ruhari ni nka kwa kundi Primus Guma Guma bazaga bagatera amabafure yari mu modoka bagacuranga bya danje. Ubundi reka nkubwire film muri Kongo, hano muri Kongo umuturage wese mu minsi iri imbere nko mu myaka 3 iri imbere azaje ajya kubaka inzu yubakemo n'indake. Ubundi kabisa pe niko bimeze. Ubundi so wagira ngo nta ubundi wageze ngo ubundi ubu bamwe nibatangiye kuzicukura mu mazu yabo. Erega buri hari abahigiye byinshi cyane kuko hano muri bino bice nta hantu bafite na hamwe ho guhungira. Nta hantu namwe bafite ho guhungira kireka bahungiye mu Rwanda. Kuko reba none nimba umuntu ari aho ngaho muri Sake navuga ngo arimutse agiye guhungira muri Masisi muri tuduce twa Kazinga na Nyamaboko arasanga y'intambara. Navuga ngo avuyeyo agiye Goma mu kanya araza kumva mu nkengero batangiye kurasana naho umutima uburamukutse abe agiye hano za Bukavu za Kavumu hose yumve ngo zabazaniro zirahatatse none avuga ati nubundi ni hanyu iyo bigeze hano kuri Goma shuwihari ya nyuma kuza mu Rwanda. Ariko naho nubundi buriya Goma abahabaye bazi neza ko isaha ku isaha bakatakwa kandi guhunga kwabo mu Rwanda. Ahubwo u Rwanda rwamaze narwo kuzitegura ngayo ngukoreshwa. Ni ibibazo rero muri Sake rero ni uko bimeze ubu tuvugana naho umurwano ni mubisi cyane rwose ku rwego ruri hejuru. Hanyuma M23 itunguye Kinshasa gute rero kanze nkwereke mukanya. Lawrence Kanyuka hasoye ikisa naho ari itangazo avuga kubijyanye n'abasirikare barekuwe. Abasirikare 5,000 bose bashyikirizwa n'ubundi Kinshasa babahaye n'ubundi no muryango n'ubundi usinzwe bino bintu by'abasirikare by'ifungwa ubajyane i Kinshasa. Ubu tuvugana boherejwe i Kinshasa babasabye kandi kuzana bakurikirana kugeza nyine bongeye gusubizwa mu nshingano cyangwa babirukanwe mu kazi. Aba rero abo naho ni 5,000 mu veterari ifite nimbarwa bari buze kugira gusigarana kuko nibagerayo abenshi bazavuga ati mwe muri za maneko ubu bamwe bazabafunga bazongera babafate babafunga. Ibyo si n'ubwa mbere byaba bibaye ariko urumva ko mu veterari yabagaragarije ko usibye ibaza 5,000 papa ariko wamenye igihe byafatiwe se kandi bagiye bohereza ibika byinshi cyane urabizi nawe. Iyo numvishije buriya Kisekedi sinzi ukuntu byangiyemo. Iyo numvishije Kisekedi nkumva ngo umuntu agiye Kinshasa menya ko ari urupfu gusa. Ubundi nzi ko kwa Kisekedi ari ugupfa. Nzi ko nta keza ntaga abantu bose ariko bica. Wibuke ko abangaba bafashwe na M23 abenshi nta n'ikinyarwanda bazi bose bivugira maringara baturutse mu bice by'iwabo baza Kisekedi muri za Hokiweri muri za Katanga muri za Ituri za hehe mu bice byinshi cyane bigiye bitandukanye za Maniema n'andi yagiye atandukanye mu ntara zigize kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dore ko kigizwe n'intara nyinshi cyane kandi kikaba igihugu kigari cyane. Aba rero bose ntago babafata nk'abagambanyi. Harimo aba cyane ko nk'abo bafunzwe bakabaye baremeye kujoininga igisirikare cya FCM23 ariko ntago bigeze babyemera. Muri make rero banze kugambanira igihugu niko nabivuga. Aba rero bakabahawe nyine no miryango ibishinzwe ngo bakurikirane bajyane bageze Kinshasa. Niba mara kugira Kinshasa banabiteho hanyuma bamaking sure ko buri musirikare asubiye mu rugo iwe cyangwa asubiye mu nshingano z'akazi n'undi yari yarahawe. Sinzi niba Kisekedi azatababwira ngo mugaruke gupfa murakanyagiro. Ubundi bazongera basubizeho bajye mu rugamba. Bazabazana ariko bazajya baza kurwana bafite ubwoba. Gati barongera baducakire. Ahubwo bazanaca intege abagenzi babo. Ariko ubu ntago bazabacakira bazavuga ati none nibatubona n'ukutwica ntabyo kudufata. Ngayo nguko rero mu yandi makuru rero andi makuru Makenga yagaragaye nanone Irumangabo ari kubera imyitozo ya gisirikare ngo hagaragayemo n'abazungu ariko abazungu bagaragaye ntago bari guhabwa imyitozo none n'abantu bari kumwe na M23 ubona ko wagira ngo nabatoza bafite cyangwa abashyitsi b'imena bagize ariko b'abasirikare n'undi bo mu bindi bihugu. None ikintu gitunguranye urumva se atari ibintu bya danje naringize ngo ukuntu wabimbwiraga numvaga ko ari bari ku myitozo nabo ati se kuko nanjye amakuru ni nakuriyeho ko ntazi
kuko ntigeze mbona mw'abazungu mu myitozo. Aragize ngo n'abazungu nabo bari kwitoza. So ahangaha rero nabahagaragaye ubwo bari kumwe n'amakenga nyine mu bijyanye ni kurebera nyine aho imyitozo iri kubera bano basirikare aho bageze bitoza. So ubu ngubu tuvugana rero Bwana Fils, ibi bikaba byabaye ikimenyetso kigaragariza amahanga ko M23 amaze kuba repubulika yamaze gushinga repubulika igenda, kuko niba igenderanirwa n'abazungu banakomeye ndetse ku iyi si ya rurema bakaza mu myitozo yabo bakareba uko byifashe. Ikindi cya kabiri bikorwa M23 iri kugenda ikora, hari nk'ibirari iri gukora, hari muri za Masisi habaye inkangu, ibana bari kugenda bakora imihanda, kira kitu cyose bari kugikora na kaburimbo bari kuzishyiramo. Kiriya cyamaze kuba igihugu re cyane, sinzi rwose naho kinje. Ayo ngoko rero dusoza amakuru yacu tubwire i Burundi ngo bimeze bite. I Burundi rero hari amakuru amaze imisi igeze kuri hagati 3 n'ine ngo n'abakongomani fi gira ko nkwereka ko no bahana imikono ko gutya ukagenda wagera imbere ukatuburuga bwawe ngo kayitubura akibyo no kubeshya ukuri ni inkuru na leta yabyinjiyemo amabere ngo bari kuyatwara tugasuhuzanya ubwo kwenda borikatu tayari katuyihwe. Ibyo ni ibintu biri Burundi, mutubwire abantu muri Burundi ibyo bintu koko biri kuhaba cyangwa na makuru kuri social media entertainment z'u Burundi ziri kugera. Ntukuri kose ku mafoto. Reka gato nkwereke, ngiye gufungura Facebook none hanga niyo nkuru ya mbere urahita ubona, niyo nkuru ya mbere kandi zanditswe n'abarundi, zanditswe n'ubundi n'abantu bo mu Burundi. Kanze ndaje mbikwereke wenda gatoya kandi tuva muri amakuru ndabikwereka, sibyo? Uraza kubibona bagiye banatanga ingero nyinshi zigaragara, nabonye n'udufoto bado nk'ibi ngibi. Ibi byose nibyo bari kugenda berekana ngo ukuntu umuntu asigara bamunifuye rwose nta kintu yifitiye. Noneho ikintu cyantunguye uburyo batwaramo amabere y'umugore. Ese amabere bayatwara uti? Reka ibyo ni ukubeshya mane, ni ukubeshya, ibyo ni ukubeshya ngo birero ngo bikaba biri gukorwa n'abakongomani. Ni umuntu washatse kwikora content uburyo kise n'abantu bo mu Burundi bose babyandikeho nyine kugira ngo iyo nkuru irebwe cyane. Wa mutipe wa mugabo ujye ukoresha uriya bitambaye haga kuri channel ye, uze kugenda usura ikiganiro baherutse gushyiraho uraza kubyumva ngo nibi tipe bita ngo niba ari ngo buri niba ari biki. Ubwo wenda bafata abantu bakajya kubicaho bakajya kubikata bakoresheje ibyuma ntibabikata ngo ninuze. Nabonye bashyize ibintu by'ibikwasi bimeze nk'ibintu by'imiti umuntu aba yambaye mu kiganza yamukora ubwo ngo tayari kata kaba. Twibitindaho reka twibitinda ibyo rwose ni ibintu biri kugenda bica ku mbuga nkoranyambaga mubibona ntimubyizere. Nge niko nabivuga kuko ibyo ntibibaho. Ni wowe ufite amaroza ameze ate nkamwe muri Baraka nibyo nanjye mvuga. Yego, hanyuma rero Bwana Fils dusoza amakuru yacu tubwire ko abasirikare b'abanyangora ngo hari ikindi kintu kidasanzwe bateguye kandi kigiye gukoreshwa muri umugoroba. Reka wenda turaza kugaruka ku makuru umugoroba tubabwira icyo kintu icyo ari cyo, niba bagikoze koko ndetse n'aba bacanshuro turaza kubabwira uko byifashe. Katubifurize kugubwa neza cyane.